Abantu mwese mutuye Municipality nimuze mwese tutugira akamaro amajambere mu Municipality Nzovu niuza dukorera amajambere mu Municipality yacu Nzovu niuza dukorera. Yes, abari kumviriza T Benjamin TV kano kanya ndi kubabwira yuko aka kanya tugize umugisha wo kwakira umuririmbyi ruranganwa Big Up, uzwi ku mazina ya Big Up kuko mumureba ni umusore mwiza cyane cyane abantu benshi muzi, akora umurimo ubwa boda boda, kenshi niho mumuzi ku mazina ya Big Up. Akaba baga n'umuyobozi bayeza mu kibina cha boda boda ya Kisoro, abaga umuyobozi mwamwiyumvira uko ari kuvuga. Yes njiba bitaga Fred yashakiye kaba ukora umurimo wa boda boda, ariko kubera nabonye Paul Nzovu ari umuntu w'abantu yashobora gufasha abantu uredega promotinga na talents z'abantu, nashejemo kumuririmbira kari bwo naririmbaho bwa mbere, ariko byarankoreye akarimo kavuyemo neza. Abageze ba Paul Nzovu oye, Municipality oye, abayusi oye, abagore oye, abagabo oye. Sasa none Fred urakomeye. Yego ndakomeye. Paul Nzovu turabizi mu primaries ntabwo yararimo kuko abantu bamwe bari kubisaba bari kubivugaho, ariko twese uzi primaries kwa dufite abantu bo dushigikiye, ariko ni uburenganzira bwacu gucuzingamo sugukireba. Hari uwafashe ibendera, hari abatsinzwe bose benda kugaruka, hari abari kuza ku biti byabo nyine nkuko Honorable Paul Nzovu yashazemo kuza ku kabonero k'isaha nkuko bari kureba ku t-shirt yawe abantu bari kumviriza kano kanya. Iyi niyo saha ati Paul Nzovu MPX Municipality 2026. Nshaka kugira ngo ubwire abantu bari hano kano kanya bari kumviriza. Ese Paul Nzovu wamukundiye iki? Njyewe Paul Nzovu namenye ko igihe cyo namumenye bwa mbere, namenye ko yafashije abantu benshi mu Municipality. Ari nk'abana bo yageragurira ibitabo, abana ba P7 bari gukora PROE, ari abana yagerafasha mu secondary akabishurira ku gafizi nkaka hafu. Hariho nabandi bafashaga nyine mu rugo buryo, hariho nabandi bafashaga badashoboye kubera afite intambura, akaba nka transport, akaba nk'imodoka ikabajana wenda. Nanga Fred ntaguciye mu jambo. Nanje ndi umwe ku bantu bahamya ibintu bya Paul Nzovu. Ura mugabo uri yari umutima gwa afite, ntabwo ba politician ba Kisoro nta no wahuye nawe. Ni umuntu w'abantu. Nje ndi kubyira abantu, hari abantu urabizi nkatwe turirimbaga. Nje ndi musician, naramamaye ku zina rya T Benjamin, kagira online TV nyine kuko ubetekereje ati reka tugire ikiganiro suri kubireba. So naririmbiye abantu benshi, harimo ba kansarazi, harimo bano ba chairman bazamanza abo bose nakureyeho Christopher Ruzaza chairman ku bwa RC5, nakureyeho Michael Tumwizerira Nyagashinge wodi, koreyeho Honorable Sam byibesho. Ariko riyare ntabwo nakubwira ngo mbe akantu uzi nkatwe nyine nkwetse gutyo, hari akantu kukoraga abantu bakakugendaho. Niba ndirimbiye katubare ndirimbiye Honorable Sam byibesho, nanga karimbira Michael, nanga karimbira bazamanza, it doesn't mean that I support him. Ntabwo kimenyesha ngo niba nkuririmbiye ngo ngomba kugutora sugukireba. It's my business first of all. Kuririmba ni business yanje kuko nanje mbishiramo amashiringi menshi. Ariko nyine naguciye mu jambo, hari gihe umuntu aririmbira umuntu kubera mukunze kureberaho. Kanje Fred uba kunze kwita Big Up, naririmbiye Paul Nzovu kubera mu matiye ni Wambere boy. By the way, ukureba Big Up. Haranja hari abantu bari kungendaho cyane ngo navuye ku iriya narindi ho ndashaka kuvuga kano kanya ngo nagiye ku timu Nzovu. Ubwo bafite ubwiki, ariko wabutegeye ku timu Nzovu ukaja kuyihetimu kazi cyo nandi gukubwira ni Wambere boy, nicyo nandi gukubwira.
Paul wa Nzovu nanjye mfite ibintu byinshi byo namuhamyaho, niyo mpamvu nareka na timu ye narindiho nkavuga nti reka njyane nawe mu bizaba byose, atsinda adatsinda, ariko ndizeye yuko intsinzi ari iyacu. Very good. Intsinzi ni iyacu. No. Intsinzi ni iyacu. Kenyine kano kanya n'abari bazi ngo batsinze uzi ubwo bafite bari kuri Paul Nzovu yacu. No, umva je ndi kureba ibintu by the way kanyuranyura mu bantu karebera gutangara kubera iki abantu baba bazi ngo barariye kayi bakagira ubwoba ubwo ni ubwiki ubwo bafite ubwiki so umuntu niba yaje manya bamwe bagatangira kubesha ngo manya ngo bamutumye ngo kugira icubururu bwa kanaka. Paul Nzovu umuntu w'umugabo, hari umuntu wanteresimu umwe muri ba candidate bahagaze arambwira ngo Paul Nzovu ngo ninde wamutsinditse ngaze ngo iki uwo muntu nawe ngira ngo aradukurikiranye kano kanya ari kubyiyumvira ntanshaka kumuvuga amazina ge, ariko nshaka kugira mbabyire yuko Paul Nzovu yiyiziye kuko niko kuri yizanye Municipality babe mazi. Paul Nzovu yizanye ni umugabo uyishoboye, nta muntu wamutsindika tawe kubera arishoboye ubu naka kanya nta n'uwamugura isi uko kireba ako ninde wamugura kano kanya ibishushanyo byaje bayibonye itawuni yose uretse ibishushanyo birahari indirimbo abantu bari guterera kimwe by the way ntago ari nje wateye gusa numvishe n'abaswigamani bateye aribo gusa bari abana ba TST nabo ndi kumva ngo bari kuyikora abana bose abaririmbyi ba Kisoro abafatiye ikintu kinini gukora All Star Kisoro music All Star song iyo ngiyo nzaba ndimo nani nzayitabira actually big up nari nshaka ngo tuzakore collab yego tipe indirimbo ya Paul Nzovu dukore collab uyu mugabo nje uzindi gukumanira ukubyanti mfite ubuhamya bwinshi nanjye nde ni kubw'ibyishimo nkibagirwa no kukubwira. Paul Nzovu uri kureba njaga Kampala cyane ntabwo nanishuraho transport yo kuva no Kisoro ndi kuja Kampala. Afite bus man. Afite bus nageze aho ze parking ga Kampala. Bus zitari hasi 60. Ura no muzungu na. Kaso gasanga uzikimbabazaga hari abantu bamwe nyine babandi babaga bataduhagiraga bafite inaga umuntu ugasanga bari kuza ngo manyanga ibasi za Nzovu ntatikizibona ngibi ibasi za Nzovu zikoreraga igituma zitaza Kisoro cyane zikoreraga Nairobi Kenya Kigali iyo hose in East Africa we have what you call East African roots changa East African cross borders you understand yes so kubera hariho East African cross borders cyangwa bino bintu byo gucururizanya mu East Africa ibasi zemero none si ko za Trinity za Rwanda ntazizagamo eba za Jagwa ziritorwaga zikanyura Kisenyi rukumva zikaja Goma Kongo rukumva orudero nizikomezaga zikaja iyo ngiyo za Sudan na za Mombasa Kenya so iyo ngiyo niyo nazanze zikoreraga ariko na muno zizagamo nje nageze mu bus park Kampala aho nzobera gutanga no kwifata ku munwa narinze ngafite bus nk'ebyiri nangwa itatu ariko urabizi no muyusi no muyusi ura no munyaru ariko njewe n'umuntu atari umunyaru umva nje nkigera mu bus park yo Nzovu zirimo gutya nararebye amaso gararuha arambwira ngo nzirambure ndebe uziko ntazimazeyo nageze naho kuru no kwibaza ngo uyu mucari yakize ryari kwera sibyo akarimba ariko numvisha ari keza ko wakoze ongera uririmbira abantu badukurikiye gato amajambere mu Municipality Paul Nzovu ni uzadukorera amajambere mu Municipality yacu Paul Nzovu ni uzadukorera. Iyo ndirimbo ya Ewana iri kwica amatwi y'abantu ikidongo nje nacyumviye pe nacyumviye hari umuntu wakansindikiye kuri WhatsApp bitamvuga nti Ewana Paul Nzovu akakaronake nanga karirimbo kari gutraininga nta kibazo surwo kireba kubira njewe niho naririmba ho bwambe niko nakaririmbe mbikuye ku mutima bro kubira Paul Nzovu n'umuntu w'abantu nawe bose urabakura bakuri biriya Paul Nzovu n'umuntu w'abantu akoze kiri ku social media uri group ya WhatsApp yo ndimo Paul Nzovu ati ni wuwo nta muntu uri kumuvuga nabi ko WhatsApp
uriya ariko wamuvuga nawe ukavuga nde neza ni umuyusi karafashaga ni umuntu ufashaga ni umuntu waganira nawe akakumva ukamugira inama kandi udafitemo maze babandi bamugiraga umujinya n'ishyari bari kubona nyine kubera ari fit muri mu banyarubyiruko mu basaza hose no mu bagore mbe nta muntu utamushaka bagatangira kumwita ngo ni umuyayi kandi nta kibazo man anti bari kubona byabacanze ni umucari wiyubashe ni umuntu listed gentleman ni gentleman nawe sezera ku bantu babadukurikiye nuko twitahire jewe ikintu cyo navuga Justin kanje Fred ikintu cyo nabwira abantu ba municipality bose municipality the whole of Kisoro municipality batore Paul Wanzovu cyangwa Paul Hategeka uwo bakunze kwita Paul Wanzovu niwe muntu w'abantu niwe muntu washobora kuturobingira mu municipality cyane nk'abayuzi wenda abayuzi tumeze nabi usanga hari imishinga za youth livelihood program imyuga sako niza PDM by the way abayuzi parish development model yes parish development model abayuzi bemerewe kuzibona ariko usanga kubera batatwiraga batatwigisha icyo gukora bayimupi ntabwo babyitagaho cyane mbere ngo batuvugire turi gusafaringiririya nta batubwira cyangwa kubera abafite bo bene wabo akaro bagumye barakora iki barashira imbere barahiriza ku gasembe kandi ibyo ntaho byatugeza nkatwe taco byatuyamba abayuthi nanje nkati Benjamin ndumwe mu bafana ba Honorable Paul Wanzovu Hategeka yes abo muri kumva bose bari kuyomba n'ubwoba nanjye ndi kubabwira nti nyabuna dushikame dutore Paul Wanzovu iyi niyo saha nico gihe one love one bond big up big up